Yesu yajaga gusezera abigishwa aza muri kwe ijuru kose. Yesu yajaga gusezera abigishwa aza muri kwe ijuru kose. Yabasezeranyije umwuka wera ahumurize kandi ayobore imitima. Ico gituma natwe dufite imbaraga kuko twahawe umwuka w'umufasha wacu. Yabasezeranyije umwuka wera ahumurize kandi ayobore imitima. Ico gituma natwe dufite imbaraga kuko twahawe umwuka w'umufasha. Yesu abwira abigishwa bagabo b'ibyo kandi ngiye kubohereza umwuka wera, ariko mugume ugeze imbaraga. Yesu abwira abigishwa imwe bagabo kandi ngiye kubohereza umwuka wera, ariko mugume ugeze ubwo muzaniye imbaraga zivuye mw'ijuru. Kimara kuba umugisha zaba kubamo kimara kuba umugisha zaba kubamo aguma mu rusengero ashima Imana iteka umugisha. Aguma mu rusengero ashima Imana iteka umugisha. Aguma mu rusengero ashima Imana iteka umugisha. Yo 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 yo. Kawimana wituriye mu mitima umuntu yihanye byose. Kawimana wituriye mu mitima umuntu yihanye byose. Ijwi rye ryongorera mu mitima yacu rivuga riti nimukagire ico mutinya. Kira n'ibyishimo kuko rishobora kugushitsa ku bugingo. Ijwi rye ryongorera mu mitima yacu rivuga riti nimukagire ico mutinya. Niwumva we iryo ry'inshuti yakira n'ibyishimo kuko rishobora kugushitsa ku bugingo. Yesu abwira abigishwa imwe bagabo b'ibyo kandi ngiye kubohereza umwuka wera, ariko mugume ugeze ubwo muzanirwa imbaraga zivuye mw'ijuru. Kimara kuba umugisha azaba kubamo amina we. Kimara kuba umugisha azaba kubamo. Aguma mu rusengero ashima Imana iteka kuri uwo mugisha. Aguma mu rusengero ashima Imana iteka kuri uwo mugisha. Aguma mu rusengero ashima Imana iteka kuri uwo mugisha. Aguma mu rusengero
ashima Imana iteka